mesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye, tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya aho tugiye kuganira kandi tukajyana insanganyamatsiko turi buze kuganirira hamwe. Mu kiganiro twabateguriye tukaba dufite ndetse n'abatumirwa kandi turi buze kuganirira hamwe, nabo bakaba bashobora no kubibwira amazina nyuma yuko mbanje nabibwira izina. Nitwa ngewe Karahamuheto Jean Pierre, kandi nabo bashobora kubibwira amazina yabo. Nanjye nitwa Kayihura Labani. Nanjye ni Ndimubandi Benjamin. Tukaba rero tugiye kuganirira hamwe ikiganiro cyagiye gikenerwa nyuma yuko ababwirizabutumwa bw'abagorozi bagiye batanga ibiganiro hirya no hino binyuriye kuri channel za YouTube, binyuriye ku maradiyo atandukanye haba muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, kandi binanyuriye n'ubundi mu nyandiko, mu dutabo dutoya, muri broshire, mu biterane bibera mu mijyi yaba ariyo muri East Africa no hirya yaho ndetse no hirya y'umugabane wa Afrika. Sinaho gusa ahubwo hagiye hacaho n'ibindi biganiro bya Umva Ukuri, hagacaho ibiganiro ijwi ry'ubugorozi. Aho hose hagiye humvikana ijwi ry'ubugorozi ndetse hakumvikana n'abagorozi. Ni muri urwo rwego rero twabateguriye ikiganiro kiri buze kutubwira ngo abagorozi ni bantu ki. Muri aba batumirwa bari budufashe kugira ngo badusobanurire ngo abagorozi ni bantu ki, kandi ibibazo byagiye byibazwa n'abantu benshi nibyo turi buze kujya tubabaza. Ariko tutaratangira kuko ari ikiganiro cy'iby'Imana, twifuza ko mwene data Kayihura Labani yapfukama agasenga ubundi tugatangira. Turagushimye data uhoraho ugira neza, tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye ijambo ryawe washyize mu isi ngo ritubere igisubizo, tugushimiye ko washyize n'ubugorozi mu isi ngo budusubize mu nzira nziza washyizeho, ngaho duhe kubusobanukirwa, uduhe imbaraga zo kubushyira mu bikorwa kugira ngo buhinduke umuti w'ibibazo isi ifite, kandi butugeze ku rugero ushaka, tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ngwino tuyobore muri iki kiganiro, ufashe n'abacyumva n'abazacyumva mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data arakoze rero, reka dutangire ikiganiro cyacu, kandi nta nubwo turi bunatangirire kuwo hirya, turatangirira kuri Labani. Twifuza ko nkuko mwumvisha insanganyamatsiko y'iki kiganiro kivuga abagorozi ni bantu ki. Nkuko insanganyamatsiko iri rero, insanganyamatsiko ni n'ikibazo. Twifuje ko mwadusobanurira abagorozi ni bantu ki. Ese bazwi bate, abagorozi ni bantu ki? Murakoze. Murakoze cyane, kandi kuba dukurikiye n'abibazaga ibyo bibazo birumvikana koko umuntu uzi ubwenge ibyo yumva arabiyungurura akanyuza mu nyurabwenge akabyibaza, yaba afite n'ibyo yasomye akabigereranya. Ni byiza kwibaza. Icyo dushimira Imana nuko ibisubizo bihari mu ijambo ryayo. Abagorozi birumvikana ni abantu Imana yifashisha ikabakoresha igihe cyose iby'iyobokamana byagoretswe. Amahame y'ijambo ryayo iyo yagoretswe, amategeko yayo ari guhindanywa, mu gihe ibyaha bimaze gututumba bikagera ku rugero rushavuje Imana, igihe abakene n'imbabare bavukijwe uburenganzira bwabo bitewe no kwikunda n'umururumba, bituma Imana igira abantu ikoresha
kugira ngo ibyo bintu babicyahe, batange inama, berekane inzira zikwiriye z'Imana. Ibyo turabisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 22 duhereye ku murongo wa 26. Turasoma tunasimbuke. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Hepfo hati 28, n'abahanuzi baho babihomesheje ishwagara idakomeye, bakabona iyerekwa ry'ibinyoma, kandi bakabahanurira ibinyoma bavuga bati Uwiteka, Uwiteka yavuze, kandi Uwiteka ari ntacyo yavuze. 29, abantu bo mu gihugu bagize urugomo, bakajya bambura ndetse bakagirira n'abakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. 30, kandi nashatse umuntu wo muri bo wasana inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Iyo byagenze bityo, Imana ishaka abantu bakumva ijwi ryayo ngo ibagire ibikoresho. Bashobora kuba bake cyangwa bakaba benshi, bashobora no kuba abakene cyangwa yishoboye, ashobora kuba yarize cyangwa atarize. Noneho Imana ikabakoresha kugira ngo basubize amahame y'Imana mu mwanya wayo. Murakoze. Murakoze. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu, ariko tunakomeza no kunguka byinshi. Reka tubaze rero Ndimubandi, nk'uko yatwibwiye Ndimubandi Benjamin, ikibazo tubabaza, izina Abagorozi ryavuye riva kuki, ni izina ki? Murakoze cyane. Izina Abagorozi turarisobanura, ariko nk'uko n'andi mazina menshi aba ameze, hari izina umuntu ahabwa n'umubyeyi we, ariko hari n'amazina aturuka ku mirimo umuntu akora. Rero izina Abagorozi riva ku nshinga kugorora. Kugorora ni umurimo ukorwa mu by'iyobokamana, noneho abakora uwo murimo akaba aribo bitwa abagorozi. Ibyo dushobora kubisoma muri Yeremiya, kuko Imana ijya ihamagarira abantu gukora umurimo wo kugorora, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. Iyo hamaze kononekara bya bintu bitatu yatubwiye, amahame, iyo yamaze kononekara, imico y'abantu iyo yamaze kononekara, abakene n'abatishoboye bakandamijwe bakimwa uburenganzira bwabo, Imana ihagurutsa abantu ikabategeka gukora kino kintu Yeremiya yavuze. Ni mu gitabo cya Yeremiya 7:3, Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isirayeli ivuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringira amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu, igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Rero nk'uko dusoma nanone muri Yesaya igice cya 58 umurongo wa 12, naho hari ijambo rishobora kudufasha kugira ngo turusheho kumva uriya murongo wo muri Yeremiya n'ikibazo mwabajije cyangwa kibazwa na benshi kibe kibonye igisubizo. 12, n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Noneho mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya, ni umuzingo wa 4, urupapuro rw'1151, hari amagambo avuga ngo ibiranga abagorozi nyakuri. Aha tuhabona ibimenyetso biranga abazaba abagorozi, bazagendana ibendera ry'ubutumwa bwa Marika wa 3. Abarahirira kuba abantu b'Imana bitondera amategeko yayo kandi bubaha Imana, bamaramarije imbere y'isi yose gusubizaho imfatiro za kera. Ninde ubahamagara? Abasana imitutu,
abasibura inzira ni Imana. Amazina yabo yanditswe mu ijuru ko ari abagorozi, abasana imitutu, bagasubizaho imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Imana niyo iha abayikorera uyu murimo wo gusubiza ibintu mu mwanya wabyo. Imana niyo ibaha izina y'uko ari abagorozi. Murakoze cyane namwe. Reka rero dukomeze tujye imbere mu kiganiro cyacu ku busobanuro muduhaye, kandi tubonye ijambo rivuga kugorora inzira, kugorora ingeso. Sinaho gusa, tubonye ko mu gitabo usomye hatubwiye ko Imana ari ibahamagara ko ari abagorozi, ko amazina yabo yanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Ikibazo cyakwibazwa dushobora kubaza mwene data nawe Labani, ni ikibazo kibaza ngo mbese nimwe ba mbere abagorozi, nimwe ba mbere cyangwa hari abandi bagorozi babayeho mbere y'ubu ngubu? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza kandi koko abantu bibaza, bamwe bagatekereza ko abagorozi n'ubugorozi ari ibintu by'inzaduka, bwaba ari bwo bwa mbere ubyumva, ariko byo bisanzwe. Icyakora baba ari abantu basanzwe, ariko ubutumwa abantu badasanzwe bashya, ariko ubutumwa bw'ubugorozi burasanzwe, bwabayeho uhereye kera, kuko si bwo amahame yagorekwa, ntabwo ari bwo bwa mbere imico y'abantu yononekaye. Muri za mpamvu zituma ubugorozi bubaho, babayeho ari mu gihe cya Eliya, yabaye umugorozi. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora gufata umuhanuzi akagorora, intumwa ikagorora. Niko byagenze rero kuri Eliya. Abantu b'icyo gihe bari bayobowe na Ahabu n'umugore we Yezebeli, bamaze kwica amategeko y'Imana no kwica abahanuzi, yarahagurutse aragorora, kandi Imana yaramufashije. Umugabane munini ugaruka mu nzira z'Uwiteka. Yeremiya, Nehemiya bagiye bakora mu bihe bitandukanye, icyakora bagahangana n'ibihe bikomeye, bagahangana n'idini ryariho, ubundi bagahangana n'abo banyabyaha, ariko bo bari gukoresha intwaro y'urukundo n'ijambo ry'Imana, kuko Imana itaneshwa. Ndetse no mu gihe cya Yesu, mbere y'uko avuka, yabanjirijwe na Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza nawe yari umugorozi. Tubisoma mu gitabo cya Luka mu gice cya 3, ijambo ry'Imana rimuvugaho aya magambo. Igice cya 3 cya Luka handitse ayo magambo avuga ngo, ku murongo wa 3, ajya mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana no kubabarirwa ibyaha, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Igikombe cyose kizuzuzwa, umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka. Ngo hari ibintu bigoramye, icyo gihe arangije ahagarara nk'umugorozi, ari ibyubahira abantu bari barakabirije, ari kwagukandamiza abakene, ari ukwica amategeko y'Imana, asubiza abantu mu nzira z'Uwiteka. Ndetse no mu gihe cy'umwijima, mu gihe cy'ubuprotestanti, bwavutse burya binyuriye mu bugorozi. Abantu bahakana inyigisho z'abantu, Imana ihagurutsa abagorozi batandukanye mu bihugu bitandukanye. Uwo twavuga cyane ni nka Martin Luther, arazwi no mu mateka asanzwe. Nawe yerekanye amakosa yashyizwe mu iyobokamana, ageze muri 95, yongera gusubiza abantu Bibiliya, yongera kwerekana umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi, n'uburyo yatsindishiriza abamwizeye. Yakoze umurimo ukomeye w'ubugorozi. Rero abakora umurimo w'ubugorozi muri iki gihe ni ugutera intambwe mu yabo, ntabwo ari bishya, birasanzwe. Mugize neza cyane kuri iki gisubizo muduhaye. Reka twongere tubaze kandi mwene data ndi mu bandi, ubwo nawe ari hafi, nawe yongere agire ikindi atwunganiraho. Intego nyamukuru y'abagorozi ba none n'iy'abagorozi ba kera ni iyihe? Ese zirasa? Murakoze cyane. Intego nyamukuru y'abagorozi ba kera n'iy'abubu ngubu zigomba kuba zisa, kubera ko aba ari abantu bafite ifuhe ryo kubona iby'Imana byandagazwa, biteshwa agaciro,
abantu babigenza uko bishakiye. Intego yabo bose abo ngabo tuvuze abakera n'abubu, twayisoma mu gitabo cya Zaburi, abo bose bakora uwo murimo bahabwa iri tegeko. Ni Zaburi igice cya 45 umurongo wa 4, haranditse ngo ugenda n'icyubahiro uri ku ifarashi uneshe, urengera ukuri n'ubugwaneza no gukiranuka, ukuboko kwawe kw'iburyo kukwigishe ibitera ubwoba. Iryo twazirikana hano ni uko iyi Imana itumye abo bantu kujya gukora uriya murimo w'ubugorozi, ibi batumye kurengera ukuri n'ubugwaneza no gukiranuka. Ukuri rero twakwibaza tutese ukuri kurinda kwarengerwa, ukuri niki cyangwa se ukuri kwabaye iki? Muri Yohana igice cya 17 Yesu yasabiye abigishwa be arababwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Noneho kuno kuri kw'Imana ari ryo jambo ryayo ryahuye n'ikibazo gikomeye nkuko byanditswe muri Yesaya, wabisoma muri igice cya 59 kuri uyu murongo wa 14, imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka kugahagarara kure, kuko kuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ubwo rero intego y'abagorozi baba bakera n'abubu ni ukurengera ukuri. Ni ukurengera ukuri ku buryo Imana yo ishaka kubona abantu bakunda ukuri nubwo baba bake ariko bakaboneka. Ibyo nanone byanditswe muri Yeremiya 5 umurongo wa 1, haravuga ngo nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu naho yabumwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nazahagirira imbabazi. Ubwo rero agashaka ijambo ry'Imana kandi akarivuga mu binyakuri atagabanije kandi atongereye. Intego y'abagorozi ni uko iby'Imana byashyirwa hejuru, akaba ari byo biyobora aho kuyoborwa n'ibitekerezo by'abantu kandi babyitirira iyobokamana kandi bitavangiwe. Urakoze. Reka rero tushimire cyane ku bw'ibisubizo byiza birushaho gusobanura kandi abantu bakamenya neza bijyaniranye n'ubugorozi n'abagorozi ku bisubizo muri gutanga kandi bivuye mu jambo ry'Imana mu byanditswe byera. Hari ikibazo kindi twabaza, ese abagorozi batandukaniye he n'abakusi, batandukaniye he n'abatampera, batandukaniye he n'abarokore, batandukaniye he n'abatsindishirizwa, bitandukaniye he? Murakoze. Iki kibazo nuva twakibaza abandi rero kugira ngo nawe adusobanurire kuri iyi ngingo. Murakoze cyane mwene data. Iki ni ikibazo gifite ishingiro mu by'ukuri. Uramutse ugeze muri gare ukabona hari kuvamo imodoka zitandukanye, ntabwo wapfa kwinjira mu modoka iyo ari yo yose, ahubwo wabaza ijya aho ushaka. Rero ubugorozi cyangwa abagorozi batandukanye cyane n'iyo mitwe cyangwa n'ayo mazina, bitewe n'uko Satani ni umwigishwa wa Bibiliya cyane, arayiga kandi akiga n'ubuhanuzi, nubwo abyiga mu nzira mbi ariko abashaka kugira ngo azabirwanye atanguranwe. Umurimo wa Satani ni ugutanguranwa kugira ngo abantu bahere mu rujijo bitiranye ibintu, ariko abantu basoma Bibiliya bakayoborwa n'umwuka wera bamenya gutandukanya icyatsi n'ururo. Mu gihe cya Yesu, mbere y'uko Yesu aza, Satani yari azi ko Yesu azaza, ibyo birumvikana, atanguranwa mbere, azana ibijya gusa n'ubugorozi Yesu yari gukora mu idini y'Abayuda. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 5 umurongo wa 35 ni amagambo yavuzwe n'uwitwaga Mariyeli, maze arababwira ati, yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwitonde mumenye ko mugirira aba bantu. Muzi yuko mu minsi yashize Tewuda yahagurutse avuga ko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. Bukeye aricwa,
abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagalilaya witwaga Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Kandi none ndababwira nti muzibukira aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora niba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko nibiba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubitsinda. Mwirinde mutaboneka ko murwanya Imana. Ibi birerekana yuko mbere yuko Yesu aza habayeho amakangura k'inyoma, noneho kugira ngo abantu bazabyitiranye. Ariko iyo babicaga bakabarwanya byahitaga bizima, n'ibya kabiri birazima, ibya Yesu babijimije biranga. Niko n'ubugorozi bumeze rero. Ubugorozi tumaze kubwumva ko ari umwimerere wavuye ku Mana ushingiye kuri Bibiliya. Ushingiye kuri Bibiliya bisobanuye ko ubutumwa aho abagorozi batandukaniye nabo bandi wambazaga, nuko abagorozi bagorora basubiza amahame mu mwanya wayo. Ntabwo babuza abana kujya mu ishuri, ntabwo barandura amakawa ngo bakamire inka hasi, bajya kwa muganga, ntabwo bajya kwa muganga rwose barivuza. Ikindi, ntabwo ari ba bantu biyita Imana ngo bavuge yuko bakiranutse kugeza igihe bahinduka utumana duto, ahubwo bazi ko ari abanyantege nke basaba Imana ngo ibeze buri munsi, bakagira uruhare rwabo n'Imana ikagira urwayo. Kubera iyo mpamvu rero icyakora kuko batangiranye ihame ryo kwirinda rya temperance, byatumye nko mu bice bimwe za Kongo babita batampera, bitewe nuko batekaga amata bagateka amazi bakirinda ibyangiriza imibiri yabo. Bamwe bakabita batampera, abandi bagoroye bita bagorozi, ariko ntaho bahurira na biriya bikorwa, kuko bagorora imico n'amahame yangirijwe. Ntacyo bapfa n'iyo kawa kujya kuyirandura, kuko baba bafite n'ubumenyi, bazi ko hari ukuntu ikorwamo ibinini, igakorwamo imiti yica udukoko. Iby'Imana yaremye bigira umumaro mu mwanya wabyo, baba bisobanukiwe. Murakoze. Utararekura ijambo, bamwe muri aba ngaba ntibemera no gufata irangamuntu cyangwa se icyangombwa kibaranga. Ese byo mubivugaho iki? Ijambo ry'Imana mu Baroma 13 hatwemerera gusora, hatwemerera kugira ibyangombwa. Rero umugorozi nyakuri yubahiriza amategeko ya leta igihe cyose atabangamiye amahame y'ijambo ry'Imana. Kandi ingaruka kuri kiriya navuze, kubaho kw'iyo mitwe y'abaka n'abayobe n'abongera ijambo ry'Imana ntabwo bibuza agaciro bwa butumwa bwiza bw'ubugorozi, nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa Ministère Evangélique page 164. harimo ijambo rivuga ngo l'existence de la fausse monnaie ne diminue en rien la valeur de la bonne. Kubaho kw'amafaranga y'amiganano y'ibikwangari ntabwo kugabanya agaciro k'amafaranga mazima. Parce qu'il y a des faux réveils comme il y a des fausses conversions, il ne s'ensuit pas qu'il faille respecter suspecter tous les mouvements de réveil. Kubera ko hariho amakangura k'inyuma hakabamo n'ubwaka, ntago byatuma tutagirira icyizere buri kanguka ryose ribayeho. Nukuvuga ngo nubwo Satani yatanguranijwe, ubugorozi bwo buriyerekana ko bukoresha byanditswe ngo kandi bukagarura abantu ku Mana aho kujya mu bishyika bijyaniranye n'ubwaka. Murakoze cyane ku gisubizo cyiza muduhaye. Reka tubaze na mwene data ndi mu bandi. Ese abagorozi mugira abakuru nk'inzego z'ubuyobozi? Kandi ikindi gikurikiyeho cyo twanabaza, mugira icyicaro? Nibyo tubaza nk'uko tubona imiyoborere hanze ahanga y'amatorero n'amadini imeze. Murakoze cyane. Yesu ubwo yazaga hano mu isi aje gucungura abantu, yasanze idini ry'abayuda rifite uko riyoborwa. Ryari rifite abakuru, rikagira n'inzego, hakagira n'abandi bo hasi ba rubanda rwa giseseka. Yesu aje byabaye ngombwa ko ashyiraho imfatiro z'ubuyobozi bw'itorero rye. Noneho itorero
ari naho abantu dusabwa gusubira ku kibanza cy'intumwa n'abahanuzi. Ibyo nk'uko byanditswe mu Baefeso igice cya 2:20 ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Ubwo ibyo Yesu yakoze mu itorero nibyo natwe nk'abagorozi dusabwa gukora, n'ubuyobozi bwariho mu gihe cye nibwo natwe dusabwa kuba dufite. Ubuyobozi bwo mu gihe cya Yesu bwari bunyuranye n'ubw'idini, bunanyuranye n'ubw'ubutegetsi bwari buriho, kuko ubutegetsi bwo rwose birakwiriye ko bugira inzego, burakwiriye ko bigira inzego zivuye hasi zikagera hejuru. Ariko ubuyobozi bw'itorero Yesu yashyizeho nibyo tugiye gusoma mu gisubizo cy'icyo kibazo. Twasoma mu gitabo cya Matayo igice cya 23 umurongo wa 9 n'uwa 10. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko se ari umwe, ari uwo mu ijuru. Aha yashakaga kuvuga base w'abantu mu madini, kuko iso wakubyaye we uramufite wemerwa no kumwitako. Ariko kuvuga ngo hari umuntu witwa se wa bose cyangwa wabake ariko ku by'idini, ibyo yarabibuzanije. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ibi rero urumva ko Yesu nyiri itorero abikuyeho, yanze ko hagira abantu bitwa abakuru bidini. Noneho ikibazo gikunda kwibazwa, se none abantu bayoborana bate bagakora umurimo w'Imana kandi batagira abakuru? Tutaragira ku gisubizo cy'icyo, reka turebe Yesu ibyo yashyizeho. We yaravuze ati kuko umwana w'umuntu, ni hano hepfo umurongo wa 11 haravuze ngo ahubwo uruta abandi muri mwe ajya b'umugaragu wanyu, uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Iryo ni ryo hame mu byerekeranye n'ubuyobozi bwa Yesu. Ushaka kuba mukuru aba umugaragu. Nanone uyu murongo wadufasha ku gisubizo cy'icyo kibazo, kuko nk'abagorozi tugendera kuri handitswe ngo 20 muri Matayo umurongo wa 26. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya b'umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya b'imbata yanyu. Kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ubwo rero iki ngiki urumva ko Yesu niwe watanze urugero, ntiyakorerwa ahubwo akorera abandi. Noneho kugira ngo igisubizo tube cyuzuye, twakwifashisha n'amagambo ari mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose. Mu Kinyarwanda ni page ya 463. Mu bwami bwo mu isi, gufata umwanya bishatse kuvuga kongererwa icyubahiro. Umuntu yavuga ko abaturage babereyeho gutunga abayobozi, imbaraga, uburinzi n'amabwiriza. Ubwo nibwo buryo abategetsi bakoresha kugira ngo bagenge rubanda. Abo mu nzego zo hejuru ni ibyabo gutekereza, gufata ibyemezo, kwishimisha no kuyobora. Naho rubanda rugufi bwo rugomba kumvira no kubakorera. Aho ni mu mategeko yo mu isi. Hepfo idini nayo ubwayo, kimwe n'ikindi kintu cyose, yari yarabaye nk'ubutegetsi. Mu gihe cya Yesu idini yari nk'ubutegetsi, usibye ko no muri iki gihe cyacu ariko biri. Idini nayo ubwayo yabaye nk'ubutegetsi. Rubanda rwagombaga kwizera no gukora ibihuje n'amabwiriza atangwa n'abo hejuru. Uburenganzira bwa muntu bwo kwitekerereza no kwikorera uko abyumva byari byarirengagijwe rwose. Kristo yashakaga gushinga ubwami bwe ku mahame anyuranye nayo. Noneho nicyo cyatumye abuza abantu kugira abakuru. Ariko umukuru arahari, kuko yavuze ati kuko umukuru wanyu ari umwe kandi niwe Kristo. Noneho na kiriya kibazo gisa na beyi cyo wabajije, tese none icyicaro gikuru kibaye. Ubundi mu by'ukuri birasanzwe, iyo hari institution cyangwa se ikigo runaka cyubakitse kikagira umukuru, ibukuru habaho umukuru ari. Aho umukuru ari niho haba ari nibukuru. Noneho mu gitabo cy'Abaefeso, natwe umukuru wacu aho ari we Yesu Kristo, niho ubukuru buri, niho hava amabwiriza. Hano muri kino gitabo haranditse ngo n'Abafilipi, murambabarira, n'Abafilipi gice cya 3 umurongo wa 20 haranditse ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazava, niwe mwami Yesu Kristo. Yesu Kristo ubwo ari mu ijuru,
ari we mukuru wacu, ari we mukuru w'itorero, uriyobora uritekerereza, aho ari niho ibukuru, niho amabwiriza yose ava, kandi ubwo yarayatanze ayandikisha mu byanditswe byera. Ubwo nicyo gisubizo cy'icyo kibazo. Murakoze cyane ku gisubizo cyiza muduhaye, murakoze cyane. Reka twongere tubaze na Rabani ikibazo cyo gisa nkaho kibazwa na benshi, nkuko twabivuze, nyuma yuko abantu bagiye bakurikirana ibiganiro ku maradiyo by'abagorozi, bakongera bagakurikirana nanone ibiganiro kuri channel za YouTube, bagakurikirana ibiganiro nanone ku maradiyo yaba arakorera kuri internet cyangwa se radio zikorera kuri za FM, bagakurikirana ibyigisho by'abagorozi mu nyandiko, muri brochure no mu dutabo dutoya. Hari ibyo bagiye bibaza, twifuje ko binajya muri iki kiganiro kandi tukanabibaza nkuko biri. Ni muri urwo rwego rero twongera kubaza Rabani ikibazo kivuga ngo ese abagorozi bigisha ibijyaniranye n'inama z'ubuzima no kunganira umubiri uko umuntu yawufata neza, bihuriye hehe n'ibyanditswe byera? Urakoze cyane. Igisubizo nuko birahuye mahwe, ntago bitandukana, ku ijambo ry'Imana rifite icyo rikora ku by'umwuka, kuri roho, bikagira icyo bikora ku mubiri, bikagira icyo bikora ku mibanire, ibyanditswe byera bikora hose. Ahubwo ikibazo nuko ababigiyemo bafata agace kamwe gusa, kandi ijambo ry'Imana ryuzuye, nkuko twavuze ko abagorozi n'abatubanjirije atari twe ba mbere. Dufatiye urugero nko kuri Daniyeli, ni umugabo uzwi cyane, wakoze ibikomeye kandi akaba n'umuntu ufatirwaho urugero rwo gusenga, ariko nawe ibijyaniranye n'inama z'amagara mazima zamufasha kugira ubuzima bwiza. Muzabisoma mu gice cya mbere cya Daniyeli uhereye ku murongo wa 8 kugeza uwa 10, avuga ati mumpe amazi, mumpe ibishyimbo, ahitamo imboga. Byari ibintu bigomba kumufasha kugira ngo nubwo ari gusenga ngo Imana imubabarire, imukoreshe, ariko n'amagara yagomba kuyitaho. Mu rwa 3 rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 2 handitsemo iri jambo ryaba igisubizo. Urwa 3 haranditse ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Umutima wa Gayo yandikiraga Yohana yamwifurizaga kugira umutima ufitanye amahoro n'Imana, wakiza ibyaha, ariko amwifuriza no kuba mutaraga. Kubw'ibyo rero bituma ubutumwa bwiza bw'ubugorozi bwita ku nama zishobora gufasha abantu mu by'amagara mazima, kuko umuntu urwaye ntabwo yahimbaza Imana, urwaye ntiyakora umurimo wayo, urwaye ntiyafasha umuryango we. Uburyo rero bwo kwikingira indwara, uburyo bwo kuzivura turamutse twarwaye, no kumenya cyane cyane aho zituruka, kandi tukivuza iby'Imana yaremye. Cyane ko n'ubuhanuzi buvuga kuri iri jambo mu gitabo bita Evangelize, page 467, herekana ko ibwiriza butumwa ry'ijambo ry'Imana ridatandukana n'inama z'iby'amagara mazima, nk'uko na Yesu yabwirizaga kandi agakiza abarwayi. Muri Yohana igice muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 23 muzabisoma. Byari bifatanye n'abandi bahanuzi nabo babyitayeho, nka Pawulo avuga ati namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose. Bwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:31. Ariko aya magambo yo muri Evangelize page 467, reka ariyo nsorezaho kuri iki kibazo. Haranditse ngo des ministères associés, imirimo ibiri ifatanijwe. L'œuvre missionnaire médicale ne doit pas à aucun cas être dissocié du ministère évangélique. Umurimo w'ubuvuzi cyangwa w'inama z'ubuvuzi ntabwo ugomba gutandukanywa na gato n'umurimo w'ibwirizabutumwa. Le Seigneur a spécifié que les deux doivent agir aussi étroitement que les bras par rapport au reste du corps, sans quoi aucune branche de l'œuvre ne serait complète.
umukiza yabonye ko ibyo byombi bigomba gufatanywa nk'uko ukuboko kw'iburyo kuba gufashe ku mpagarike isanzwe y'umubiri. Bitabaye ibyo nta na kimwe cyaba cyuzuye. Ni ukuvuga ngo inama z'ubuzima zidafite amahame y'ijambo ry'Imana ntabwo zaba zuzuye. N'ijambo ry'Imana ridakoze ku by'umubiri ntabwo ryaba ryuzuye. L'œuvre missionnaire médicale illustre bien ce que l'évangile. Noneho umurimo w'ubuvuzi uba ushyize mu bikorwa usobanuye neza ubutumwa bwiza. Rero ni ibintu bidatandukanywa, nicyo gituma n'abagorozi batabitandukanya. Murakoze. Ubwo ni nk'uko Yesu yagendaga akiza kandi anabwiriza ubutumwa bikwiriye kujyana. N'aba Elisa nabo bagendaga bakiza. Rero no muri iki gihe byaba ari ukwikoza ubusa yenda unatekereje ku bitangaza ngo abantu bazajya kugusengera urwaye igifu, kandi cyaratewe nuko burya uri kunywa amazi menshi, urya ubundi uhorana agahinda, ubundi uryagagura mu masaha 3 ukarya 2. Ubwo rero izo nama ziragufasha. Naho ubundi abantu bazajya basabira abarwayi aho bari gukiza abandi batera indwara, ntibizagire umumaro n'umusaruro. Murakoze cyane. Reka twimuke tujye ku kindi kibazo tugiye kongera tubaze Ndimubandi Benjamin. Nacyo kijya kibazwa cyane n'abantu, kandi ukabona bamwe byanditswe kuri email, ibindi bikandikwa kuri WhatsApp, ndetse ibindi ukabona ko ibyo bibazo banditse bifite urufatiro cyane kandi umuntu akibajije anagikeneye. Ni ikibazo kivuga ngo ubugorozi kugira ngo bugire ireme, bukwiriye guhera he? Ubugorozi bugira ireme ari uko bifite uruhe rufatiro? Murakoze cyane. Mu by'ukuri umuntu wese waba afite umutima wo kunezeza Imana, akagira umutima wo gushaka kuzajya mu ijuru, akagira umutima wo kugendera mu byanditswe, birakwiriye ko yamenya aho ubugorozi bugomba guhera. Tutagiye kure, mu gitabo cy'imigani hatubwira aho bugomba guhera nyirizina. Hari umurongo urimo uvuga ngo rinda umutima wawe, ni mu gice cya 4 umurongo 23. Baravuga ngo rinda umutima wawe kuko ariho rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imitima y'abantu uhereye ku wanjye ukageza ku wawe yagoretswe n'icyaha. Icyaha cyarayihindanije. Ubwo rero ubugorozi aho bugomba guhera hambere ni mu mutima w'umuntu. Nanone twakwifashisha ibihamya by'itorero, umuzingo wa 2 page ya 304, haravuga ngo celui qui veut réformer les autres devrait commencer par se réformer lui-même. Umuntu wese ushaka kugorora abandi akwiriye kwiheraho we ubwe. Icyo ni icyambere. Ariko nanone hirya yo kwakira ubwo bugorozi ngo umuntu umutima ugororoke umere nk'uko Imana ishaka, indi ntambwe ikwiriye gukurikiraho ni mu miryango yacu. Bukabonamo icyicaro, bukagira mu mutima w'umugabo, bukagira mu mutima w'umugore, bukagira mu mutima w'umwana. Iyo ubugorozi bubonye icyicaro mu muryango, akaba ariho buhera, bigira umusaruro mwinshi. Ndetse ni nabyo Bibiliya yerekezaho mu buhanuzi bwahanuraga buno bugorozi ubu bw'iki gihe bwagereranijwe na Eliya. Kuko Eliya wa wundi wo mu gihe cya Ahabu wigeze avugwaho muri iki kiganiro atarakiriho igihe Maraki yahanuraga, bitewe n'ibintu bikomeye yakoze byo kugarura abantu ku Mana, n'abantu bazakora uwo murimo wo kugarura abantu ku Mana mu gihe giheruka bagereranijwe na Eliya. Noneho igice cya 4 cya Maraki umurongo wa 5 haravuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Azakora iki? Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Gusanganya ni ukuyihuza, kuyerekeranya. Urebye muri kino gihe cyacu mu by'ukuri teranya umugongo. Abana n'ababyeyi ntibavuga rumwe. Abana berekeje mu byabo, ababyeyi bakerekeza mu byabo. Noneho igihe ubutumwa bw'ubugorozi buzaza mu gihe giheruka buhwanye n'ubwo Eliya yabwirije agarura abantu ku Mana, buzinjira no mu miryango, bwongere buhuze abana n'ababyeyi babo.
twakwibaza ikibazo nkana kugira ngo wenda n'abatwumva cyangwa bazadukurikira bacyumve. Ese kubera iki ari ngombwa ko mu miryango habamwe ubutumwa bw'ubugorozi? Mu gitabo cyitwa Umurimo w'Ubuvuzi ni ku rupapuro rwa 295 haranditse ngo la restauration et le relèvement de l'humanité commence par la famille. Kuvugururwa no kuzahurwa kw'inyoko muntu guhera mu muryango, c'est-à-dire par l'œuvre des parents. Bishatse kuvuga ngo ni mu murimo w'ababyeyi. La société est composée de familles. Burya rubanda rugizwe n'imiryango. Kugira ngo abantu babe benshi, rubanda ruboneke, ariyo société bagizwe n'imiryango. Et cela c'est que la fo les chefs de ces dernières. Kandi rubanda ruzaba icyo abatware b'imiryango bazagena ko rubacyo. Hano ijambo narangirizaho mu gisubizo nirivuga ngo le bien-être de la société, le progrès de l'église, la prospérité de l'état dépendent des influences familiales. Kumererwa neza kwa rubanda, iterambere ry'itorero no gukungahara n'umutuzo wa leta cyangwa w'igihugu, ibyo byose bikomoka ku cyo umuryango uzajya ukora, ku myitwarire y'umuryango. Influence y'umuryango ishobora gutuma societe iba nziza, igihugu kikaba cyiza, n'itorero rigatera imbere. Umuryango wakononekara, igihugu kibakaba cyononekaye, societe ikononekara, n'itorero ntirigire icyo rigeraho. Niyo mpamvu ubugorozi bwa mbere buhere mu mitima y'ababwakiriye, ariko bushinga imizi mu miryango bubone kujya mu isi. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, hari ibibazo bike dushobora kubabaza kandi byibazwa na benshi. Ku isomo ryigeze risomwa mu gitabo cya Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 3 havuzwe kugorora ibintu bibiri, harimo ingeso hakongera kabonekamo n'inzira. Byahuranije mu magambo yihuse, kugorora ingeso niki, kugorora inzira niki? Iki kibazo numva ko Rabani yakidusubiza nawe nanone kugira ngo tugane ku bibazo bibiri biheruka tugana ku musozo. Murakoze cyane. Turagisubiza yenda tutongeye gusoma kuko tubajije umurongo wasomwe wa Yeremiya 7:3. Kugorora inzira no kugorora amahame ni y'imyizerere, kureba ko umubatizo, ifunguro ryera, uko abantu basenga, umunsi baruhukaho, ibyo bintu bijyanye n'amahame, umuntu akareba ko bihwanye n'ahanditswe ngo atabari kugendera mu migenzo n'imihango n'ibyo abantu bahinduye. Ubwo abari mu bugorozi bujyanye n'inzira cyangwa amahame. Naho ingeso ni imico birumvikana. Aho niho hinjirira ijambo ryitwa ivugurura, nukuzuka mu by'umwuka, kubera ko abantu barapfuye mu by'umwuka bapfa bazize ibyaha. Bisaba ko babimenya bakabisobanukirwa, bakabyanga, bakizera umucunguzi ubabarira ibyaha. Aho niho hari umutima w'ubutumwa bw'amareka wa 3 witwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Kuko nubwo wamenye ko ibyo ari ibyaha, ukamenya ko kwangana, ibintu byo kugira umuntu nabi, uburiganya, ubwambuzi, ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi byaha byose, umuntu arabisobanukirwa, ariko akerekwa inzira yatuma akira, uburyo yakwizera akihana, Yesu akamutsindishiriza, akamuhindura umukiranutsi uzabona ubugingo buhoraho. Rero iyo mirimo yombi irahuye, kandi nk'uko bamaze kubitubwira, igahera mu muryango. Naho iyo bihereye mu makoraniro usanga abantu barabatijwe ariko bataraguye ku rutare, barapfuye, barahambwe ari bazima. Murakoze. Muri ya minota mike dusigaranye, murakoze cyane namwe. Reka tubaze ndi mu bandi, mbese umuntu ntiyaba umugorozi akigumira mu dini cyangwa se itorero asanzwemo? Urakoze cyane. Kuri iki kibazo cyerekeranye n'uko umuntu yaba umugorozi kandi ari mu idini arimo, ni ikidashoboka, kubera ko iyi dini rimaze gushinga imizi ariko ryaratatiriye amahame y'ibyo kwizera Imana yavuze, riba ryubatse n'ubuyobozi n'ubushobozi, riba rifite n'abayobozi bafite ijambo, bashaka ko abantu bavuga bikiranya n'ibyo bo bashyizeho. Noneho iyo umuntu aje ari umugorozi, aba ari ukuvanaho iby'abantu ngo asubizeho iby'Imana.
ubwo rero babandi bavanyeho iby'Imana bagashyiraho ibyabo ntibakumvikana nawe igihe uvanaho ibyabo ngo iby'Imana isubireho. Ndetse ku ruhande rw'abagorozi benshi bo mu bihe byashize nk'uko dusoma amateka, nta wazaga azanye ubutumwa bw'ubugorozi yifuza gutana n'idini yabaga arimo. Babaga bayakunze, basoma mu byanditswe bakabona ari umucyo mushya babonye, bakawubwiriza abandi bazi yuko abantu bari buwakirana umutima ukunze ubanejeje. Noneho byagera hagati, uko kwanga uwo mucyo no kwanga ubwo butumwa nibyo byababyariraga gufata imyanzuro wo gutandukana nabo ariko batabishakaga. Ibyo twabisoma hano muri iki gitabo nsoma nihuta ku bwa ya minota n'ubifuzwe byose page 180 haranditse ngo: kandi kuko wari umucyo w'ubugingo bw'abantu yanzwe n'abatware b'idini mu gihe cya Kristo, ni nako yagiye yangwa uko ibihe byakurikiranye. Inshuro nyinshi Kristo yajyaga yiyufura kuko yabigenjeje i Yudaya. Igihe abagorozi bavugaga ijambo ry'Imana, ntibari bigeze na rimwe batekereza ibyo kwitandukanya n'amadini yari ariho. Abo ni abagorozi bo mu bihe byashize. Ariko abayobozi b'idini ntibashaka kugira icyo bamenya ku mucyo, ku buryo ababaga bawuzanye bahindukiriraga abafite inyota yo kumenya ukuri. Abo bawuzaniye ni abayobozi b'idini n'idini birumvikana, abayobozi babyanga noneho babandi bakajya kubibwira ababisonzeye. Abavuga ko bagera ikirenge mu cy'abagorozi buzuye umwuka nk'uwari ubarimo nimbarwa mu bantu bo muri iki gihe. Abantu bake cyane nibo bumva ijwi ry'Imana kandi bakaba biteguye kwakira ukuri aho kwaturuka hose. Abagera ikirenge mu cy'abagorozi bumva bahatiwe kureka amatorero yabo bakundaga kugira ngo babone uko bigisha mu mudendezo ukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana. Haba ubwo kenshi abashaka ukuri bumva bahatwa n'iyo nyigisho ngo bareke amatorero y'ababyeyi babo kugira ngo bakurikize imyizerere yabo mishya. Kuko iyo usomye ukuri kw'ijambo ry'Imana ugashaka kukumvira, ukabona ukubangamiye adashaka kubishyira mu bikorwa nk'uko wabisomye, ikintu cyo kijya kibyara gutandukana. Wenda ndumva narabana ashobora kunyunganira kuko nzi yuko hari icyo yamfasha kuri. Yende nyunganizi ntoya ni byanditswe. Matayo igice cya 9 umurongo wa 16 haranditse ngo nta utera ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyaca umwenda umwenge ukarushaho kuba mugari. Icyo gitambaro gishya ni inyigisho z'ukuri kutavangiye. Ikiremo gishaje nta harimo imigenzo n'ibihimbano by'abantu bashyizemo. Ayo magambo asobanurwa neza mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose cy'ikinyarwanda n'urupapuro rwa 225, uko haranditse ngo ukwizera gukorera mu rukundo no kweza umutima ntikwashobora kwifatanya n'idini ya gifarisayo yari igizwe n'imigenzo n'amategeko y'abantu. Byari ukuvunwa n'ubusa gushaka gufatanya ibyigisho bya Yesu n'idini yashyizweho n'abantu. Nuvuga ngo iby'abantu n'iby'Imana ntabwo wabyomatanya, ahubwo igiti cyose data atateye kizarandurwa. Aho ni Matayo 15 umurongo wa 13. Ubwo rero gukurikiza ukuri aba ari guhemukira abazanye ibihimbano, kugendera mu bihimbano ugasanga ari guhemukira Imana. Ikiruta rero bigasaba kujya muri kwa kuri ufite umudendezo. Tugana ku musozo, hari ikibazo yenda twagira ngo tubazeho. Abagorozi batura amaturo n'icyacumi. Muri uko gutura amaturo n'icyacumi tuzi ko no hanze habatura, kandi ni intambara zikomeye cyane mu madini, aho usanga abantu banigana bikomeye. Muri uko gutura n'icyacumi byifashe bite ko hanze hari intambara z'icyacumi n'amaturo mu rugero rukomeye? Bikora iki? Iki nacyo ni ikibazo gikomeye abantu bibaza, bakavuga bati se abagorozi bo baba batanga amaturo na kimwe mu 10? Nibyo biratangwa kuko ibyanditswe birabihamya, n'intumwa zaritanze zitanga n'ibyazo. Ubwo nacyo turaza kugifatanya. Ariko impamvu nyamukuru ituma mu madini no mu matorero ibyo bintu babipfa nuko ayo mafaranga bayahembwa bakayarya nk'abayobozi.
ibyo yenda umugambi w'ubugorozi akaba ari uwo gukuraho bene icyo kintu, kuko byarahanuwe muri Ezekiyeli 34 umurongo wa 10. Ezekiyeli 34 umurongo wa 10 handitsemo iryo jambo rikomeye rivuga ngo, uku ni kuwiteka avuga ati, dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Bitewe nuko abantu bafashe amadini n'amatorero nk'ibyo kurya byabo, amafaranga kimwe mu 10 n'amaturo bakumva ko ari uburenganzira bwa pasiteri n'umuyobozi, byatumye koko abantu babirwaniramo. Ariko nkuko twabonye umugambi w'ubugorozi ari ugusubiza itorero ku kibanza cy'intumwa, aho ku kibanza cy'intumwa bafite uko bakemuye icyo kibazo bayobowe n'umwuka wera. Icyambere ni uko ababwiriza batandukana na gerance y'amafaranga, ahubwo amafaranga cyangwa imari y'itorero ni igengwa n'abadiyakoni. Mu byakozwe n'intumwa 6, abo nibo bakira uwo mutungo ugafasha abakene n'imbabare, imfubyi n'abapfakazi. Umutungo ukaba wibwiriza butumwa, nuvuga ngo amatike ajyana ababwiriza butumwa iyo bajya gukora, ariko nta mushahara w'ukwezi, kuko byanze bikunze iyo hajemo imishahara bamwe bagira myinshi, abandi bakagira mito, abandi bakagira ishyari. Umurimo w'abagorozi ni ubwitange, ni umuhamagaro wo gukorera Imana nta nyungu. Icyakora itorero rikaguha déplacement, aho wajya haramutse ari ahasaba indege, ari ahasaba imodoka, haramutse ari ahasaba amaguru ukagenza amaguru, kandi wa mutungo wowe ntubwirize kandi ngo abari weho ujya mwigenga mutungo. Icyo rero ni ugusubira ku kibanza cy'intumwa. Iyo abantu bahasubiye basenga bizeye Imana bibabera umuti. Ndumva mugenzi wanjye ndimbagira icyo mwongeraho rwose. Ndavuga nihuta. Muri iki gitabo cya Matayo nk'uko twabibonye, Yesu mu gihe cy'isezerano rishya niwe washyizeho urufatiro, kuko yaraje yibera mu isi, noneho aorganiza itorero rishyiraho ingengamikorere. Igihe rero yageraga ku bazamukorera yabahaye gahunda ngenderwaho, uyishoboye agomba kumukorera ayinyuriyemo, uyinaniwe akajya gukora ibindi. Ariko ibya Yesu bikorwa bityo. Ni igice cya Matayo cya 10, turasoma kuri uriya murongo. Gahunda Yesu yahaye abagomba kumukorera, haranditse ngo umurongo wa 8, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni. Nko ku murongo wa 7 yababwiye ngo nimugende mwigisha abantu muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwo inshingano ya mbere ni ukwigisha, babwiriza. Iya kabiri ni ugukiza abarwayi, bakazura abapfuye, bagakiza ababembe, birukana abadayimoni. Mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Amen. Ubishoboye agomba kubikora, ubinaniwe akajya guhimba ibye. Ariko ibyo ahimbye ari buhemberwe, ntajya abeshya ngo abyitirire Yesu. Nanone intumwa zumviye iki kintu zaracyumviye. Dusomye nka Pawulo wari uzwi cyane, yari n'umubwiriza. Dore ko hari n'igihe abantu bajya bavuga bati rwose umuntu ukorera Imana ntabwo byashoboka ko akoresha amaboko. Wakoresha amaboko, umukozi akwiriye guhembwa, bakamuha ibimufasha. Aho umuntu adashobora no gutinya vuga ngo mungurire imodoka, aba ari kubibwira ari ababona n'amakamba mbiri bibagoye. Ariko Pawulo we uko yakoze 20:33 aravuze ngo ibyakozwe n'intumwa 20:33. Sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza ngo n'amafaranga, cyangwa izahabu, cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nari nkennye nabo twari kumwe. Nababereye icyitegererezo muri byose. Ubwo ari kubwira bizera yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ubwo rero yaba Yesu zaba intumwa ze nuko bakoze, baherewe ubusa nabo bagombaga gutangira ubundi, n'abagorozi nuko bagomba gukora. Icyakora bagatura menshi, bagatanga kimwe mu 10 nyinshi, bakagira n'ubwitange kuko abababaye n'abakennye ari benshi. Murakoze cyane ku bw'icyigisho cyiza
kinyuriye mu bibazo muduhaye, kandi murakoze cyane ku bw'ubusobanuro mutanze. Twizere ko ku bantu bagiye babaza ibibazo banyuriye muri ya mirongo migari babashiye kubibona mu buryo burambuye kandi bwimbitse. Reka rero tubashimire kuba mwakurikiranye, kandi n'ibindi bizajya bikurikiraho, n'ibindi bigenda byibazwa tugenda twakira kuri email, ku ma WhatsApp, ku ma channel ya YouTube, tuzajya tugenda turushaho kubisubiza mu biganiro kugira ngo buri wese bisobanukirwe atuje kandi mu buryo bwagutse bwimbitse hasomwe ibyanditswe byera. Reka rero tusabe nk'uko twatangiye dusenze, tubwire mwene data ndi mu bandi, tumusabe nanone apfukame, noneho narangiza asenge, maze ubundi dusoze. Dusenge. Data w'icyubahiro cyinshi, ufite kugira neza kose, tugushimiye uburyo wakomeje kuturindira muri iyi suka duha ubuzima. Tugushimiye nuko duhaye umwanya wo kugira ngo dukore kino kiganiro, abana bawe bibaza byinshi kubyerekeranye n'ubutumwa buheruka babashe kubona ibisubizo. Turakwinginze ngo ijambo ryawe ryinjire mu mitima ya twese rifite ububasha n'ubutegetsi, kandi uduhe kukumvira, uzaduhe no maherezo meza yo kuzakubona ugarutse. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu aje asanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akaduha